iyo Imana ihamagaye abantu baba bagifite ibyo bagomba gukosora. Imana yahamagaye Abisiraheli ibajyana mu butayu, ibanyuza mu nzira ica mu butayu mu rwego rwo kugira ngo ibasenyuremo ibyo bakuye muri Egiputa byose, ibasenyuremo ubunyegiputa, ibubakemo imico izatuma batura i Kanani bigashoboka. Natwe niko bigenda. Iyo Imana iduhamagariye ikatubabarira ibyaha byacu ndetse ikadutsindishiriza, bisaba yuko tugira imibereho yo kwezwa. Kwezwa kwacu rero bishingiye ku kwitanga no kwiyegura Imana burundu, kwitanga no kwiyegura ubushake bw'Imana aho tuyoborwa n'Imana. Nshuti muvandimwe, ibyo bintu bisaba umuhati wuko tugira umuhati ndetse tugakenera ubuntu bw'Imana. Bityo binyuze mu kwitanga kwacu n'imihati yacu n'ubuntu bw'Imana, Imana ikatwubakamo imico yifuza. Ariko abantu benshi cyane ntabwo nk'uko Petero ibi bintu ategeza abihereza agaciro, niko n'abantu benshi cyane bakomeje kubana n'ibyaha byabo bakumva ko izo ngeso mbi n'inenge mbi mu by'ukuri ari imiterere. Usanga abantu bagikomeje kuba ari abantu b'abanyamujinya, ugasanga abantu ni abantu bakomeje kuba abantu bavuga nabi, ni abantu bakomeje kuba ari abantu bagira ishyari, ni abantu bakomeje kuba ari abantu bagira urwikekwe, ni abantu bakomeje kuba ari abantu banegurana, ni abantu bakomeje kurangwa n'imico n'ingeso bibi. Kandi benshi bumva yuko ibyo bintu batunze ari imiterere, ibyo bintu nta kizabuza Imana kubemera. Ariko ndifuza kukubwira yuko mbere yuko itegeko ry'icyumweru ritangazwa, Imana iri kudusaba gutandukana na buri cyaha cyose. Imana iradusaba gutandukanya n'ingeso zacu mbi zose. Imana iri kudusaba gutandukana n'imico yacu mibi yose. Niyo mpamvu nimba hari igihe twegeze dukenera ubuntu bw'Imana bukiza, ni muri iyi minsi bitewe n'ubugufi bw'igihe gisigaye. Niyo mpamvu nshuti muvandimwe, urasabwa kwinjira mu ntambara yo guhangana n'urugamba rwo kunesha icyaha ndetse no gutsinda icyaha, kugira ngo mu by'ukuri uhabwe imico izatuma ujya mu bwami bw'Imana, kugira ngo ushyirweho ikimenyetso cy'Imana kizatuma ushobora gutsinda mu minsi iri imbere.